iyo witegereje ukareba abantu benshi batandukanye ku isi nzima ugenda bundi afite imyitwarire itandukanye nk'iy'abandi bafite, aho benshi asanga bafite ingingo n'ubundi usanga abandi badafite, aho bamwe babitirira ko baturutse ku yindi mumbi itandukanye yo ku isi zindi duturanye, aho benshi n'ubundi rero bagenda bagaruka ku bantu batangaje ku isi, aho abashakashatsi bagenda n'ubundi bakarara badasinziriye, bagenda amajoro bakarara n'iminsi n'ubundi bagenda bajya kuvumbura ibintu bitangaje ku isi nzima. Natwe rero n'ubundi byatumye n'ubundi duhaguruka turavuga ati reka twihute tujye kureba natwe ibindi biremwa bitangaje ku isi zindi cyangwa se mu bindi bice bituye hano ku isi nzima. Nanjye rero ubundi nazengurutse ndagenda nzakugwa n'ubundi ku muntu utangaje ku isi cyangwa se umuntu utangaje hano mu Rwanda, afite imyitwarire itangaje cyane utasanga ahandi ku isi nzima nubwo batabigarukaho, ariko twebwe n'ubundi natwe ntibyatworoheye kugira ngo tumugereho, ariko n'ubundi twafashe rutemikirere ituvana n'ubundi mu karere ka Nyaruguru dusanzwe dukora ibiganiro byacu, turazamuka turenga Kigali twikoza n'ubundi mu ntara y'Amajyaruguru, aho dusanga n'ubundi umugabo mu karere ka Rulindo. Uwo mugabo niwe tugiye kugarukaho tubabwire byinshi bitangaje kuri we tugiye kuvugaho, dore nguyu. Uyu mugabo n'ubundi tugiye gukora ko bamwita Batu aka n'ubundi John. Uyu John n'ubundi mu karere ka Rulindo rero n'ubundi avukiye mu mujyi wa Kinzuzi ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mugabo afite imyitwarire itangaje cyane, aho benshi n'ubundi bagenda bagarukaho gukoreshwa n'amadayimoni. Uyu nguyu nagatinya gufata igicupa cyangwa se ikivugirije cya fanta cyangwa se cya byeri, akagifata akagitamira ukabona cyabaye. Uyu ni wa mugabo utatinya gufata umutwe akagenda akawukubita ku gikuta cy'inzu cyangwa se ku ipoto, iyo poto kayiganye ukabona nta kintu abaye, ahubwo ukabona biramushimishije cyane. Uyu mugabo yitwa Batu mu karere ka Rulindo, ni umwe mu bantu bafite imyitwarire itangaje cyane, aho n'ubundi usanga vugirije yifata cyangwa se umusumari agafata amabuye asanzwe akayatamira bikamushimisha, ugasanga benshi barimo baramukwena cyangwa se barimo urw'amenyo bitewe n'uburyo n'ubundi nawe yitwaramo. Uyu Batu rero dusanga muri kano karere ka Rulindo, ntabwo abantu benshi cyane bamuyoberwa kubera yuko agenda agaragaza ibikorwa byinshi aho bashimisha, ugasanga n'ubundi sometime arateza n'amahane, bamwe na bamwe bakamukuta ugasanga nta kintu umubwiye, ntago ababara, ikintu cyose wamukubita ugasanga nta kibazo n'ikindi na kimwe ahuye nacyo. Uyu rero n'ubundi twasanze muri kano karere ka Rulindo, Batu ararisha ukagira ngo ni inka neza, akarya ibyatsi akabitamira agakacanga neza rwose, ukabona nta kibazo n'ikindi na kimwe afite. Ibi rero n'ubundi tugenda tubona hano ku isi nzima byagiye n'ubundi biduha kwibaza kugira ngo ese ni gute umuntu n'ubundi yisanga hano hantu, aho bamwe na bamwe bavuka bafite ubuzima buzira umuze, ugasanga wenda runaka avuga yuko afite ubwenge buri hejuru, ari advanced IQ. Ese uyu nguyu wiwe ni iki kibazo yavukanye muri we kugira ngo yisange hano hantu? Nibyo tugiye kugarukaho. Iyo ugiye ugana n'abantu benshi muri karere ka Rulindo n'ubundi rero bakubwira yuko uyu Batu n'ubundi benshi bahuriza ku myaka, cyangwa se bamwe n'ubundi bakavuga mike cyangwa ndi bakavuga myinshi, aho bamwe bahuriza ku myaka 32 amaze kugeza, ariko benshi n'ubundi bavuga yuko uyu nguyu ari umuzimu bitewe n'ibintu akora cyane, kubera yuko iyo ari muzima aba yacecetse yatuje, kubona abaye umuntu, ariko n'ubundi byadogera ugasanga arimo arikora ibintu bitangaje cyane. Uyu nguyu Batu rero afata itabi akarishyira mu mazuru akarishyira mu maso, ukabona nta kibazo afite, ahubwo yanamushimishije cyane, aho afata icupa ryamenetse cyangwa se ikirahure cy'icupa ryamenetse akagifata akagitamira, ukabona biramushimishije. Bamwe bakibaza ati ese mu gifu kiwe harimo imashini z'ibyuma mukagira Imana mwe. Gusa rero n'ubundi uyu mugabo witwa Batu cyangwa se uyu musore, kuko n'ubundi nta mwana arigera, yewe ubanza ataranabona n'uwambaye ubusa, uyu rero twaje kureba dusanga n'ubundi twebwe tumugezaho amatsiko nk'abanyamakuru, turavuga ati reka twegereye n'ubundi bamwe na bamwe bamuzi cyangwa se n'abandi baturage batuye muri kano karere ka Rulindo, bagende n'ubundi baduhamiriza uyu mugabo. Benshi twagiye tuganira rero n'ubundi bagiye batubwira yuko nabo bavutse babona n'umugabo cyangwa se n'umusore witwa Batu utagira agasatsi n'aka na kamwe cyangwa se akantu kakoya ku mubiri wiwe, umubiri we wose ni uruhara, n'ubwo twavuga n'ubundi agasatsi ke rwose ni agasatsi kamwe wakamubonaho ku mutwe wiwe.
uyu rero n'ubundi batu utamutinya no gose kwaze no gusenga ariko n'ubundi ugasanga amasengesho yiwe ateye rwose ibitwenge bamwe kuko yari masenga twamukoresha ikiganiro Mama Ito, Mama Yesu, Tokaranda Dute Isibi, Mama Yesu, Tokarestu, Tokarestu, Tokarestu Ranadio, Tokarestu, Tokarestu, Mama Yatekan, Mama Yesu Ranadio, Mama Yesu, Mana, Mami Yesu, Mami, Mami Ito, Mami, Maya Kabaraka, Nukuya, Amen. Amen. byaduteye amatsiko rero kugira ngo n'ubundi tumenye byinshi birambuye kuri batu maze twegera n'ubundi bavukiye muri no mujyi cyangwa se muri no quartier yitwa Budakizanya kugira ngo tubabaze ese ubundi no mugabo yisanze hano gute bundi muri rusange. Reka twumve n'ubundi byo bagiye badutangariza bamwe na bamwe mu rubyiruko n'ubundi bisanze n'ubundi bakunda kubona n'umusore bamwe bavutse n'ubundi bamubona abandi bamubwirwa amateka atandukanye. Nibyo nanjye rero nakoze kugira ngo mbashe n'ubundi gusobanukirwa ibyangenzaga kugira ngo ncukumbure ndetse nange n'amakuru agaragara kandi afite gihamya kugira ngo nazabapfunyikira. Ibi nibyo n'ubundi nanjye byanzinuye kugira ngo mbibahereze 5 kwa 5. Reka twumve bana inkuru n'ubundi twatumaze gukora ni y'abatu sibyo batu yarasaze n'umuntu w'umusaze nyine uri aho ngaho arya amashashi agira ute ese nkawe nka mupenzi baturamuzi kuko avukiye yaje gusara avuka cyangwa baje kumuroga wowe nyihera interview yaje gusara gute ubundi batu yavutse bya rubundi 92 ubu tuvuga ko afite imyaka 30 n'ingahe batarashaje none se kurya amashashi buriya nta ngaruka n'izi ngizi na zimwe yagira igifu cye gisya amabuye n'amagufa batu bega igifu kivusika amabuye n'amagufa yamize umusumari ubwanjye ndeye umusumari arawumira nk'ingofero w'ingofero noneho nawe nakabije karaye kibasha kisha batu nyine avuka ni kanyona ariko avuka ahantu bita Rwankuba iruhande yavutse nta musatsi afite avuka Rwankuba muri nuze muri Kinzuzi sibyo ni muri Rwankuba mu Kinzuzi mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo afite abandi babana bavuka na se bo basi ndibaze hari bo nta kibazo okay so ndaje ngende ngo itomore neza. Uyu batu n'ubundi ubona ko nta kibazo n'ikimwe na kimwe yifitiye rwose ubona yuko ubuzima bukomeza n'ubundi bugenda bumera neza n'ubundi kuba akora ibikorwa bye n'ubundi byo kwishimisha ndetse no kureba ko yamara kabiri muri iyi si nzima n'ubundi. Uyu rero batu twagarukagaho no mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Kinzuzi akaba n'ubundi yirwa mu santere ya Budakiranya n'ubundi mu karere ka Rulindo mu murenge w'Umurambi. Uyu nguru n'ubundi nasoka ataziribaho ryo mu Rwanda kuko ahenshi hose aba yahazengurutse yagiye kureba ibyari byo kugira ngo arebe ko yabona amaramuko. Rero nanjye reka mbashimire kandi mwakoze kubana nanjye twatumenyane.